Mungu tunakuriria, kwa dhambi zetu zineturemea, tukayachukua mateka wa nguvu Shetani. Uturehemu, utusamehe dhambi, katurudisha mbinguni kwetu, tukawa waliokushinda, nyimbo tena tukafurahie. Mungu tunakuriria, kwa dhambi zetu zineturemea, tukishukua mateka wa nguvu Shetani. Uturehemu, utusamehe dhambi, katurudisha mbinguni kwetu, tukawa waliokushinda, nyimbo kola tukafurahie. Tunataka kuimba nyimbo ya Mungu tena wa washindi, katika nchi ya ugeni, hawazi yote wa Mungu. Tunataka kuimba nyimbo ya Mungu tena wa washindi, katika nchi ya ugeni, hawazi yote wa Mungu, hawazi yote wa Mungu. Tunataka kuimba nyimbo ya Mungu tena wa washindi, katika nchi ya ugeni, hawazi yote wa Mungu. Okay, we start with singing the song of Jesus or God said that we want to sing the song of God. We want to sing the song of God. It is not our day, but at the end of days we will sing it. So those things which can happen to us, the trouble things which happen to us, we will sing after. We need to sing after leaving those things which can make us to have problem, to have illness, to have extinction and so on. Nyuma y'ibyo byose, nyuma yo kubabara, nyuma y'imiborogo, nyuma y'indwara zikomeye, nyuma y'ibyorezo, nyuma y'ibiza, byose tuzaririmba. Niyo mpamvu uyu muswayire yavuze ati arashaka kuririmba indirimbo y'Imana igihe ibyo bizaba bishize. Aragira ati ninataka kuimba nyimbo ya Mungu tena wa washindi, katika nchi ya ugeni, hawazi yote wa Mungu. Kubw'imbaraga z'Imana rwose tushobora kuzaririmba. Aravuga ati udusamehe zambi, udusamehe zambi. Rero mu nshuti yanjye unkurikira ku Cyeza TV, kuri channel yanjye ya YouTube channel, ndetse no kuri TikTok Mbarushimana Eric, ndetse kuri Facebook Mbarushimana Eric, Instagram Cyeza TV. Mbanje kugushusuhuza my followers who follow me on Cyeza TV channel, YouTube channel, Facebook Mbarushimana Eric, TikTok Mbarushimana Eric, Instagram Cyeza TV. First of all, I greet you. The peace comes from God be with you. Amahoro aturuka ku Mana abane nawe. I think that you are best because you choose to follow me. Ndabizi neza ko uri mwiza kandi uri ingirakamaro kubera ko wahisemo kunkurikira. Mbere na mbere rero ndagushimira kuko wahisemo neza, ariko nawe utari wakora subscribe unyumva, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe ku Cyeza TV, kandi ukande kukazogera, wandike commentaire igihe ibyo ubona biri kugenda cyangwa se icyo ukeneye kumbaza kubyerekeranye n'umuti
ubwo unyandikire aho ngaho indwara waba ufite, wanyandikira ubundi nkareba ko uwo muti nkuzi mu miti nzi nkawukubwira, cyangwa se nkakurangira n'aho ushobora kuba wawubona. Gusa ngewe umuti ndakurangira icyatsi, ukagenda ukajya kugihigira ukagisoroma, kuko aho nkorera, aho mba ntabwo iyo miti wayibona, ariko ndakurangira ukagenda ukajya kuwushaka. Ntabwo rero ngewe ncuruza imiti, ahubwo Imana yampaye impano yo kuyimenya, kandi kugira ngo narayikumenyeshe, kuko ibihe dusohoyemo ni ibihe bizasaba yuko umuntu azaba azi umuti. Niyo mpamvu Imana rero yamagurukije, kandi numva umutima umbwiye yuko ngomba kuvuga imiti nzi, kuko hari umunyarwanda umwe bajyaga bavuga ngo igicucu Ruganzu. Igicucu Ruganzu, amateka ya Ruganzu yari azi ibintu byinshi, agashobora no guca mu musozi, ariko yapfuye ntawe abibwiye. Ibyo rero niyo mpamvu umuntu akora ibintu bakavuga ngo uriya ni igicucu Ruganzu. Nta handi bituruka, ni insigamigani ituruka kuri Ruganzu, kuko yari azi ibintu akagenda ntawe abibyiye. Rero kubw'izo mpamvu ngewe namenye imiti, Imana yarayimpaye, nkurana n'abayizi, ndetse bashoboraga no kuba bavura. Niyo mpamvu Mbarushimana Eric, Imana yampagurukije kugira ngo nkubwire imiti nzi. So rero utari wakora kukazogera, cyangwa se utari wakora subscribe ku Cyeza TV, wowe utari wakora ku kamenyetso ko guteranya, ndagusabye kugira ngo ugakoreho, kugira ngo uzajye wibona notification y'ibiganiro washyizeho bya buri munsi, tujyane ku miti, tumenye imiti ngo dore ko ari myinshi. Rero ubu noneho ndaje nje kukubwira imiti, ariko nubwo ngiye kukubwira imiti, ugomba kubanza kuvuga ijambo ryayo ku bantu babe babiri, babe batatu, kandi bararenga umuryango mugari, kuko Imana yabahaye kugira ngo bahindukire ibintu byinshi. Rero ijambo ry'Imana uyu munsi riraboneka muri Mariko 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Aha ngaha tuhasanga igitekerezo cy'umuntu wari ufite ubumuga. Uwo muntu wari ufite ubumuga baje kumva yuko Yesu aza guca aho ngaho Kaperinawumu. Nuko Yesu ari mu Kaperinawumu, aragenda ajya mu gihugu bakibamo, muri ako gace nuko Yesu yahageze. Rero hakaba hari umugabo ukirema, cyangwa se umugabo ubana n'ubumuga, ukagenda abantu baramufata, baramuheka, bajya kureba aho Yesu yari ari. Nuko bageze aho ngaho Yesu yishyira mu nzu, bagasanga abantu benshi cyane, babura uko bamugeraho. Nuko abo bagabo bagira inama mu mutima yabo, bari abagabo 4 yo gusakambura inzu, maze umuntu bakamumanurira mu gisenge bakamugeza kuri Yesu. Nuko uko babitekereje barabikora. Bamaze kubikora, bafata uwo muntu bamushyira mu kiringiti, baramumanura, bamushyira imbere ya Yesu. Maze Yesu abonye kwizera kw'abo bagabo, uwo mugabo aramukiza. Ibi rero bivuga ko uyu mugabo iyo ataza kuba afite kwizera nawe ku giti cye, Yesu ntabwo yari bwamukize. Ariko nyamara Yesu yabonye kwizera kw'abo bantu, maze ahera ko aramukiza. Maze kumukiza abantu bari aho ngaho, Yesu aramubwira ati genda nkubabariye ibyaha byawe. Nuko abayuda n'abafarisayo bari aho ngaho batangira kuvuga bati, uyu muntu arishushanyije, yigize Imana, nta wundi ubabarira ibyaha usibye Imana. Nuko Yesu kuko yasomaga imitima yabo, areba ibyo abo bafarisayo bibwira, maze arababaza ati, mbese igikomeye ni iki? Ni ukubwira uyu muntu ngo nkubabarire ibyaha byawe, cyangwa ni ukumukiza indwara? Tuti rero bavandimwe, ahangaha rino somo icyo ritwigisha riboneka muri Mariko 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12, ritwigisha kwizera.
kwizera kw'abo bagabo kwatumye uwo nguwo akira. Kwizera kw'abo bagabo kwatumye basakambura inzu bakumva ko nibamugeze imbere ya Yesu ari bwakire, byatumye uno muntu akira. Rero igituma mba mvuze nk'iri somo ni ukugira ngo wowe ukurikirana iyi miti wumve yuko natwe duterura iyi miti twamenye tukayikugezaho nk'uko abo bantu bateruye uwo muntu bakamugeza imbere ya Yesu akamukiza. Ni nako imbaraga ziri muri uno muti ngiye kukubwira zishobora kugukiza. Wavuga ngo ese uwo muti ni uwuhe kandi uvura indwara zihe? Reka ngaruke mu kanya mbanze nywa amazi nze nkubwire uwo muti uwo ari wo. Urakoze cyane rero wowe wihanganye kugira ngo wumve uwo muti. Uwo muti ngiye kukubwira ni umuti uvura indwara nyinshi, ariko cyane cyane uvura indwara bita uburima, ukongera ukavura indwara bita igifu, kandi uwo muti ni umuti abanyarwanda bamenyereye uvura umuhaha. Umuhaha ni indwara y'amatwi, indwara ifata mu matwi, kandi mu matwi ikagenda igafata ku cyumviro cyangwa icyo bita tempa ku ngoma, maze aho hantu akazajya hasohokamo amashyira. Umuhaha ubwo ukunda gufata abana bari hagati y'amezi 4 n'amezi 7, gusa n'abantu bakuru nabo bashobora kurwara iyo ndwara y'umuhaha. Ikindi, uyu muhaha ugaragazwa no guhinda umuriro mwinshi kandi no kuribwa mu matwi. Ndumva umuntu wese urwaye umuhaha, ibyo bintu byo guhinda umuriro, kuribwa mu matwi ndetse no kumva aribwa n'umutwe nibyo biranga umuhaha. Hanyuma yumva ugutwi gushyuhiranye, hanyuma akazajya havamo ibintu by'uruzi, nyuma y'uruzi hatangira kuvamo amashyira. Iyo ndwara y'umuhaha ni indwara mbi kuko iyo itavuwe neza ishobora kwica ugutwi. Mu cyongereza yitwa otite cyangwa otitis. Rero iyo ndwara ni indwara ikomeye cyane, ni indwara yangiza. Ugiye kuba uvuga rero uti se iyi ndwara ivurwa n'iki? Wabonye biriya byatsi byose twahereyeho ndimo kuvuga ijambo ry'Imana. Biriya byatsi mu kinyarwanda bacyita ikinetenete, cyangwa mu cyongereza cyitwa izina ryacyo nyamukuru cyangwa specific name ryitwa Bryopherium pennatum. Bryopherium pennatum ahandi ushobora kuhasanga bayita air plant, cyangwa bakayita cardinal bells, cyangwa bakacyita miracle leaf. Iyi Bryopherium pennatum ni umuti ukomeye cyane, kuko uyu muti uvura ziriya ndwara nakubwiye z'uburima, ukavura igifu, kwa kundi igifu kikurya, cyangwa ukavura umuhaha. Ni nayo mpamvu uno muti bawita miracle leaf. Ni ikibabi, miracle ni ibitangaza, leaf ni ikibabi, niyo mpamvu bawita gutyo. Kino giti rero kiratangaje, nta nubwo kivura izo ndwara gusa, ahubwo kivura indwara nyinshi. Ndaje rero nkubwire indwara kivura n'uburyo gikoreshwa. Kurikira rero kandi ntukureho umurongo. Reka ngusabe rero wowe utari wakora subscribe ku Keza TV, kugira ngo ukore subscribe kw'iyi channel, kandi ukande kukazogera kuzagira ngo uzajye umenya umuti uko usohotse buri munsi. Ikiganiro uko ngisohoye ubone notification, ubibone mbere y'abandi. Kore kuri subscribe, ukore kukazogera, kandi ubanzure telefone yawe yuko notification ifunguye, kugira ngo utibwira yuko wakoze kukazogera ariko notification zawe zidafunguye, ukazajya ubura aya makuru. Imana yakuntumyeho kugira ngo mu gihe uzajya uburwaye uzajye wifashisha ibimera. Uyu muti ntabwo ugira ingaruka ku mubiri nk'uko wakoresha indi miti yose. Iyi bayita Bryopherium pennatum cyangwa air plant corodo, cyangwa bakawita ikinetenete mu kinyarwanda. Ndumva abatumva ikinyarwanda, those medicines called Bryopherium pennatum air plants corodo,
which can treat otite, digestion issues, wound stresses, nickel filter skin, would cut the burns, bore skins of insect bite, and so on. So dear, I told you that you can follow me by joining me to the YouTube channel by pressing subscribe and opening that links. So when I upload the videos, you can get the notification exact. I told you that medicine can treat that wound. Uyu muti uvura igikomere. Ni ukuvuga ngo iyo wakomeretse ufata ikinetenete warangiza ukagihonda ukagisiga ku gikomere cyawe, iki kinetenete gihita gikiza icyo gisebe. Ni ukuvuga ngo ikinetenete cyangwa miracle leaf cyangwa Birefilum penatum ibivura ibikomere. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu muti uratangaje, uvura ibikomere, wound, it treats the wound, kandi icyo gikomere ntabwo gitinda. Bivuga ngo uyu muti ni ingirakamaro. Ushobora rero gukora agisida utegereye aho hantu uhita ujya kwa muganga ngo bagupfuke cyangwa bagukorera ibindi. Ako kanya uhita ureba aho ikinetenete kiri cyangwa iki bita miracle leaf, ugahita ugifata ukagica ukagihonda ikibabi, warangiza ugasiga ku gisebe cyawe. Icyo gihe iyo usize ku gisebe cyawe, igisebe cyawe kirakira. Erega mujye mumenya ko n'ibinini tujya kugura kwa muganga burya baba bakoresheje bino bimera. Ntabwo ikinini kijya muri laboratoire ari ikinini, ahubwo bafata ibibabi by'ikintu runaka bagendeye ku bushakashatsi bakoze, barangiza bakavurisha ibyo bimera. Rero ndagusaba kugira ngo nuramuka ukomeretse, nk'indi miti yose waba uzi ivura ibikomere, wakoresha kino kinetenete kuko ikinetenete kiravura. Rero ntabwo kivura ibingibi gusa, ahubwo ikinetenete kivura ibituri. Kivura ibituri, ni ukuvuga ngo ibituri mu cyongereza babyita skin ankles. Ni ukuvuga ngo ibi bituri ikinetenete kirabivura. Nubona ku mubiri wawe ufiteho ibituri, mujya mubabona abantu bafite ibituri, naho ngaho urimo kureba aho ruguru, ni ukuvuga ngo icyo ni igituri, uwo muntu yakirwaye mu kirenge. Abenshi nka kiriya kirenge bakita nk'ariya bahita inyamaswa. Icyo gihe rero nuramuka urwaye igituri cyangwa izi nyamaswa, umenye yuko ikinetenete gifashe ukagihonda, warangiza kugihonda ukagishyira aho hantu hari igisebe, icyo gituri kirakira. Iki ngiki ni igituri muri kukibona. Rero ndagusabye kugira ngo nuramuka urwaye uzajye ukoresha ikinetenete kuko ikinetenete kibivura. Hari n'abandi rero barwara indwara bita uburima. Urabona icyo kirenge tugezeho, uwo muntu arwaye uburima. Nuko nguko uburima bufata, ugasanga ukuguru kuragiye kurabyimbye, utangirana n'uduheri dutoya, ukadushima. Uko ugenda udushima, aho aguye amashyira hagenda hongera hafata ahandi, gutyo ugashiduka ukuguru kwawe kwahindutse umuvogo. Ni ukuvuga ngo igisebe kinini bacyita umuvogo mu Kinyarwanda. Rero iyo ukoresheje iyi ngiyi Birefilum penatum cyangwa se ikinetenete, ni ukuvuga ngo iyo ndwara irakira. Dear, this medicine can treat this disease which called the skin ankles. Those can treated by those Birefilum penatum cyangwa se miracle or the miracle. The various skins in ankles are treated by those the miracle leaf.
I told you that you can go to cut the leaf of those, and then exactly we can treat by using those medicine. Niba uri kubireba neza ukaba uzi umuntu ufite indwara nk'iyi ngiyi, ndagusabye umukandire ukande share kuri YouTube channel yanjye, umwoherereze umubwira uti nyarukira ku Cyeza TV ujye kureba umuti, akurangire umuti neza kandi akurangire uburyo ushobora gukoresha uwo muti. Iyi ndwara niyo bita uburima. Urabona yuko yararyagaguritse, ukuguru kose kwarariwe kubera iriya ndwara. Rero ndagusabye utari wakora subscribe kugira ngo ukore subscribe, ubundi tuzakomeze twigire imiti, tumenye imiti myinshi. Gusa nyine nubwo nakubwiye ibi ngibi, ubwo no kuvuga ngo uyu muti nyine uvura otite, ukavura digestion issues wound, ubwo no kuvuga ngo uvura umuhaha, ukavura ibikomere, uvura ibikomere, ariko mu by'ukuri uyu muti ufite n'izindi ndwara uvura. Reka rero nkubwire izo ndwara zivurwa n'uyu muti zindi, maze ahasigaye unyarukire kujya kuwureba, numara kuwureba uwukoreshe. Ese wari uzi neza ko iyi Miracle Leaf cyangwa se iki kinetenete gikoreshwa kivura umuntu ufite umuriro? Mu by'ukuri umuntu ufite umuriro mwinshi afata umutobe w'ikinetenete cyangwa icyayi cy'ikinetenete maze agakira malariya. Ni ukuvuga ngo ufata ikinetenete ukagisekura, warangiza kugisekura ukagikoramo icyayi ukakinywa ugakira umuriro. Ikindi gihita kivura malariya. Ikinetenete rero gikoreshwa n'ubundi kivura malariya. Ikindi si ibyo gusa kivura, usanga ikinetenete nanone kivura umuntu urwaye igifu. Iyo urwaye igifu ukoresha ikinetenete, kwa kundi wumva igifu kikurya ukoresha ikinetenete ugakira. Ni ukuvuga ngo ikinetenete rero ni umuti w'ingirakamaro. Ndagusabye kugira ngo uzajye ugikoresha, kandi igihe urwaye wumva ufite umuriro ufate ku kibabi cy'ikinetenete, nta mafaranga kigura. Urajya aho hepfo y'urugo cyangwa ujye kwa mugenzi wawe hirya iyo ngiyo, ugifate icyo kinetenete, nurangiza ugikoreshe. Ubwo ndavuga ku bantu bashobora kuba bari aho ibyo binetenete biboneka, ariko nawe utaraho icyo kinetenete kiboneka ukaba urwara igifu, wanagitumiza, wanashaka n'umuntu utuye aho ngaho mu cyaro, wanatega ukajyayo ukajya kureba icyo kinetenete kigagukiza. Urumva nk'abantu barwaye uburima, n'ubundi uratega ukajya kwa muganga hirya aho ngaho, ntibanabuvure, bakaguha imiti ibyoroshya. Ariko iyo ukoresheje ikinetenete ugisigaho ukanakinywa, ubwo burima burakira. Iyo ufite bya bituri ku mubiri, ni ukuvuga ngo nk'iki ni igituri urabibona, bakita pressure ankles, ni igituri kiza ku mubiri. Urumva ukoresheje ikinetenete nabwo wakira. Bivuga rero ngo umuti wagenda ukawukoresha, ukawushakisha ukawukoresha. Ikinetenete rero ni ingirakamaro. Kugira ngo ugikore, ni gute wagikoresha? Preparation yacyo ni ukugifata ukagikoramo ji, nabivuze, ivuye mu bibabi byacyo, cyangwa wabona ukibonye utari bwagikoremo ji ukagifata ukagihekenya. Si uburozi, uragihekenya ntacyuba. Ukoramo juice yayo urayinywa ntacyuba. Nta kintu cyangiza ku mubiri, ahubwo kiravura. Kivura umuriro, kikavura malariya, kikavura ama infection mu maraso. Ikindi, gukoresha ikinetenete bigabanya nabwo stress mu mubiri. Gerageza rero ukoreshe iyi miti y'ibimera, kuko igihe dusoyemo ni igihe cyo gukoresha imiti y'ibimera. Kandi imiti y'ibimera n'abasogokuruza barayikoreshaga, ntibaburaga kuramba imyaka myinshi. Rero kandi wasangaga ibyo by'imivuduko y'amaraso ntabyo barwara, kuko ibinetenete byabaga biri aho hafi. Ugasanga ibyo ngibyo by'uburima barabirwara, ariko bakivura
bakivura, ugasanga ibyo bintu by'ibituri barabirwara ariko ugasanga barivuye, rimwe na rimwe ntibanabirwaraga kuko bino bintu babaga babikoresheje mu biribwa byabo, mu kubinywa cyangwa se babyivurisha n'izindi ndwara. Usanga rero ikimera ukuntu kiba gitangaje Imana yaduhaye, usanga gifite imiti myinshi gikubiyemo. Nk'iki ngiki nakubwiye ko kivura ibituri, kivura amatwi, otite, umuhaha, kikavura igifu, nkubwiye ko kivura malariya, kikavura umuriro, nkubwiye ko kivura infection, ndetse nakubwiye ko kivura uburima, kivura indwara nyinshi cyane. Rero ndagusaba rero wowe kugira ngo nyamuna ukurikize inama nguhaye zo gukoresha ibimera, kandi Imana iguha umugisha we wafashe iyi minota yawe ukayintiza, ukaniza amatwi, kugira ngo tubashe kwigana iby'iki kinetenete aricyo bita miracle leaf cyangwa Penetronium Farm, kugira ngo tuzajye tubana buri munsi. Imana y'amahoro rero iguha umugisha, kandi imiti yo nakagaruka, ugize n'ikibazo wanyandikira inbox, wanyandikira muri komanteri, nkazagusobanurira ibindi ku kindi kiganiro kizakurikira. Uramutse nanone ukeneye undi muti utari uyu nguyu tuvuze, wavuga uti muvuge ko uyu muti tukazawuvugaho, umuti uvura indwara runaka. Ufite indwara ubona yuko ari ngombwa yuko ujya kwivuza dukoresheje imiti ya gakondo, imiti yacu, wakwandika muri komanteri tukagusubiza. Njyewe wakugezaga iki kiganiro ni Mbarushimana Eric, kandi warakoze guhitamo uyu murongo dukoresha TikTok cyangwa se Icyeza TV kuri channel yanjye. Ciao ciao, umuti nakagaruka, tuzabonane mu kiganiro gikurikira.